bakunze ba Hoziyana TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nizere ko mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda no kubazigamira aho muri hirya no hino. Nkuko rero bisanzwe murabizi neza ko buri muntu wese akeneye mugenzi we. Ndabakeneye namwe murankeneye, turakeneranye kugira ngo tubashe kugera ku byo twifuza. Mu yandi magambo, we all need each other. Hallelujah. Uyu mwanya rero ndagira ngo mbakire mwebwe abadukurikira muri hirya no hino. Nkuko tubibona kuri statistic za Hoziyana TV, turabibona ko abari mu mugabane wa Afrika udukurikira, Imana ibahumugisha. Abari muri Canada muradukurikira, ndetse cyane muri Amerika namwe cyane, Imana ibahumugisha. Mu Bubiligi no kuri tubahaye ikaze mu Bufaransa ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Abantu b'i Burundi turabashuje cyane muri iki kiganiro, mutwereka ko muri kumwe natwe. Uhoraho abahezagire cyane. Rero nkuko mumaje kubimenyera nyine ko tuhamagara abantu bagiye batandukanye iyo tubonye hari ikintu kiri kuvugwaho cyane, cyangwa se abantu batari gusobanukirwa neza, duhamagara nyir'ubwite kugira ngo abashe kudusobanurira icyo kintu abakunzi ba Hoziyana TV baba batubajije. Uyu mwanya rero tugiye guhamagara nde uyu mwanya? Tugiye guhamagara umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Evangelist Fred tugiye kumuhamagara, umuvugabutumwa bwiza mu itorero rya ADPR mu gihugu cy'u Rwanda, wagiye akora ibikorwa cyane bigiye bitandukanye, birimo kuba MC mu makonseri agiye akomeye, ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu matorero agiye atandukanye. Hari rero ibintu byasohotse, cyangwa se hari ibintu biri kuvugwa cyane kuri social media. Uyu mukozi w'Imana Fred ngo yavuze, ndetse avuga yuko, cyangwa se yerekana yuko ibi bintu ngo birindwi yifuza ko byahinduka mu madini n'amatorero yo mu Rwanda. Byumvikana yuko ari ibintu atemera. Rero tugiye kumuhamagara kugira ngo adusobanurire neza mu buryo burambuye. Murabizi nyine ko n'ubundi dufata telefone yacu tugahamagara uwo muntu, maze tukabasha kugira ibyo tumubaza. Telefone yiwe iciyemo, reka dutegereze ko twitaba kugira ngo tubashe kumuvugisha. Mwibutse ko tukimutegereje habaye hari n'ikindi udasobanukiwe, n'ubundi wazandika muri komanteri ukatubaza kugira ngo n'ubundi tuzagufashe, kuko nicyo Hoziyana tubereyeho, kugira ngo tubafashe gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe muba mutasobanukiwe neza. Ndabona atarafata telefone, reka twongere tumuhamagare. Murabizi nyine biba byoroshye kubona abantu, ariko usanga ari mu zindi gahunda, ariko reka dukomeze tugerageze kumubona. Nakundi gukomeza kwihangana, gukomeza tubategereza mu gihe tugitegereje nyine ko atwitaba. Ndabona twitabye. Hello? Hello? Yes, mwiriwe neza mukozi w'Imana. Neza. Tubahaye ikaze kuri Hoziyana TV. Ubu tuvugana turi mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane kubw'ikaze muduhaye.
hanyuma Fred mumeze mute aho ngaho mu Rwanda Uwiteka barinze neza? turashima Imana mu Rwanda tumeze neza. Turi kubona Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza, turayishimira ku mirimo ikomeye iri kugenda ikora. Imana ishimwe. Hanyuma wenda ku bantu bari bukurikire bwa mbere iki kiganiro wenda batari babazi, twe turabazi ariko ngira ngo mwakongera kwiyibutsa abari bukurikira iki kiganiro bwa mbere. Amazina yanjye nitwa Kalisa Fred, nkaba n'umunyarwanda, mba mu Rwanda, nkaba ndi umuvugabutumwa, mbarizwa mu itorero rya ADEPR. Ndumva imyirondoro yabo ari iyo. Murakoze cyane Kalisa Fred. Uvuze ijambo rikomeye uti ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngira ngo twabagiriraho umugisha wuko mushobora kuduhesha umugisha mbere yo gutangira ikiganiro cyacu kugira ngo hatagira na kirogo ya Satani azanamo mwisengesho. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana umugendo w'ibihe, uri Imana umuremyi, uri Imana umukiza wacu. Bibiliya tubwira ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka. Tugushimiye ko dukunze urukundo tugira akagero, kuko tutabona uko turusobanura. Turi mu rusengero ikiganiro kugira ngo kiyoborwe nawe, umwuka w'Imana abe muri cyo, ibiba byose bibe biyobowe n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibavugishe umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma wenda reka duhera aha ngaha gatoya ku kijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi umaze kumenyekana cyane. Ni iyihe mesaje Imana yashyize ku mutima wawe waha abakunzi ba Hoziyana TV? Ubutumwa bwa mbere ni ukubanza kubihanganisha ku bw'iki cyorezo, kuko icyorezo urumva ari icyorezo, ntabwo ari ikintu cyo kwifuzwa, ni ikintu kiba ari kibi gihungabanya ubuzima bw'abantu. Ni ukubanza kubihanganisha ku bw'ibi bihe bikomeye isi inyuzemo. Ariko ubutumwa bundi natanga, navuga ko icyorezo cyadusigira nk'ubutumwa ari ukurushaho kumenya Imana, kandi tukazirikana yuko ubuzima bwacu bugira iherezo, kandi tukazirikana ibyanditswe dusanga muri Bibiliya tugaragariza yuko umunsi w'isi izarangira, ibyo tubona byose bikarangira, hakabaho ubuzima bushya. Bibiliya ikatugaragariza yuko tuzajya mu ijoro kwimana na Kristo. Ndumva ubutumwa natanga mu magambo magufi ari ukwibutsa abantu yuko ubuzima tubaho ni ubuzima bufite itangira ariko bukazagira n'iherezo. Nibwo butumwa navanye muri bino bihe bya corona. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Wenda tugeze ku mpamvu nyamukuru yatumye tubahamagara, hari ubutumwa muherutse gutambutsa mubunyujije mu binyamakuru byandika, wenda nk'ubwo twashoboye gukurikira twabukuye kuri bwiza.com, aho mwavuze ibintu 7 bishobora guhinduka cyangwa se mwifuza ko byahinduka mu madini n'amatorero. Aha rero twabahamagaye kugira ngo tubabaze mu buryo busa nk'uburambuye, kuko twabonye ko abakunzi ba Hoziyana bagiye batubaza ko hari ibyo batagiye basobanukirwaho neza, akaba ariyo mpamvu rero twifuza ko mugira ibyo dusobanurira. Nk'uko bivuze ni igitekerezo cyanjye, kandi buri muntu wese ntekereza ko aba afite ukuntu abona ibintu n'uko atekereza ibintu. Ni ibintu natekereje maze kubona ibi bihe tunyuzemo bya corona, ukuntu hari bimwe mu migenzo amadini n'amatorero yari yarashyizeho, ariko bikaza kugenda bihinduka bitewe n'ibihe twari twinjiyemo. Hari nk'amwe mu matorero nzi kuba n'urugero ntanze kuba waturira kuri mobile money byafatwaga nka sakirirego, bigafatwa
bigafatwa nk'ihano umuntu akoze cyangwa ishyano nimba mvuze ikinyarwanda kiri cyo, ariko ibihe biza gutuma noneho abantu babona yuko no guturira kuri mobile money nta kosa ririmo, nta cyaha kirimo. Ibyo bihe rero ukuntu byagiye bituma ibintu bihinduka, bituma noneho nibaza ku migenzo y'amadini n'amatorero, noneho mbifatanyije n'amahame y'ijambo ry'Imana. Urebye neza amareforme yagiye abaho, uko amatorero yagiye yaguka, uko abantu bagiye bagira amareforme, abagabo bagiye bagira ibitekerezo byagiye byubaka amadini n'amatorero. Urebye nka Martin Luther, ureba John Wesley, n'abantu bagiye bagira ibitekerezo ariko bituma habaho impinduka, ariko impinduka nziza, niko nabyita impinduka nziza. So rero hari amahame ya Bibiliya, hakabaho n'imigenzo y'idini. Amahame ya Bibiliya yo ntabwo ajya ahinduka nta muntu uyakoraho, kuko aba ari amahame y'ijambo ry'Imana. Ariko imigenzo y'idini ni ibintu abantu baganiraho bakaba babihindura cyangwa bakareba undi murongo babiha. Rero ni muri urwo rwego nashatse kugira ngo ngaragaze biriya bintu birindwi, ariko biri mu busabe. ntago navuga ko hari ikindi nagendereye kirenze ku busabe. n'ibitekerezo nk'uko n'undi muntu wese agira ibitekerezo. No mu nsengero zacu hirya no hino tugira boîte de sélection ku buryo umuntu atanga ibitekerezo bye. Rero ni ibitekerezo nifuje kuba nanjye natanga nk'umwe mu bantu bari muri ayo madini n'amatorero. Urakoze cyane. Hanyuma wenda niba twemereye turifuza kugenda tukubaza ikintu kimwe kuri biriya bintu birindwi watangaje. Wavuze ko wifuza ko byahinduka ibyo ari byo byose, nk'uko wabonaga ko bibangamiye. Navuga ko nifuje kubitanga ibitekerezo ku kuba wenda bishobora kuba atari njye bibangamiye, cyangwa wenda hari ubundi bibangamiye gusa, ariko nifuza ko ibyo bitekerezo ko nkurikije abo twagiye tuganira hirya no hino, hari abantu bigenda bibangamira ku buryo kandi ukabona ni ibintu bishobora kuba byakosorwa ntibice n'ubundi gahunda z'amatora n'amadini nk'uko zari zisanzwe zikorwa. Amatora agakomeza agakora, ariko ibyo ni ibintu biganirwaho nk'uko n'ubundi mu itorero habamo amanama mu nsengero bakagira ibintu bahindura bijyanye n'imigenzo baba barashyizeho. Hanyuma wenda reka duhere nko kuri iki cya mbere, aho mwavuze ngo kwita abantu abanyagice. Aha mwabonye ari iki cyahinduka? Ese muvuga iri iteme mwakoresheje mu madini n'amatorero usanga koko bakunze kwita abantu abanyagice, mwashatse mu busobanuro iki? Iyo nyito ni inyito nakunze kwibazaho cyane, sinyibonera ubusobanuro, cyane ko urumva kwita abantu ngo ni abanyagice, urumva cya mbere barimo icyo nakwita kutubahiriza amahame y'ikiremwa muntu, kuko nta muntu w'igice ubaho. Ariko ntawe mbigaya, nta nshyiraho urubanza kuba barabizanye, cyane ko tunanarebye uwanabizanye ushobora no kutanamumenya umuntu wazanye iryo jambo. Ariko nagendeye ku mahame ya Bibiliya, nsanga nta muntu w'igice ubaho muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ko hari umuntu w'igice, ko birivuga ko umuntu iyo yijeje umutima akatuza akanwa barwaho gukiranuka. So urumva abanyagice bakunze kubita abantu bari mu nyigisho z'umubatizo, benda kugira ngo babakire babe abakristo mu itorero, noneho hakabaho kubafata nk'aho ari igice, ntabwo ari abakristo, bari hagati. So rero mbifata nk'ijambo ritari ryiza. Twakakwiye kuba twita abantu ngo ni abanyagice kuko batarabatizwa, wenda twabita wenda urugero nk'abizera bashya, ariko kubita abanyagice byo numva ko ryaba ari imvugo yashakirwa ubundi buryo yabarorwa, kuko nta muntu w'igice ubaho. Nubwo umuntu yaba atarakirwa mu itorero ntabwo wamwita igice. hanyuma Fred, uragira uti nta muntu w'igice ubaho, wowe ntiwabaye umunyagice? Ntabwo nari numvise neza.
uragira uti nta muntu w'igiciraho aho umuntu ashobora kwibaza ati none uyu Fred kugira ngo abe umuvugabutumwa wemewe mu itorero rya ADEPR we ntiyabanje kuba umunyagice. bashobora kuba wenda barabinyise ariko numva ko ari ibintu byakagombye kuba byashakirwa ubundi buryo byakwitwa kuko uretse nanjye kuvuga ngo ngewe umuvugabutumwa naba narabaye umunyagice, nibaza ko n'undi wese akagombye kuba ataba yitwa gutyo, ahubwo akagombye kuba hari indi mvugo yakoreshwa ariko igasobanura abo bantu bari bo nubwo ari abizera bashya ariko ntibitwa abanyagisha. hanyuma wenda mbere yuko dukomereza ku cya kabiri, ibi bitekerezo watanze wifuza ko byahinduka nk'uko watangiye ubivuga, biramutse bitakiriwe neza yaba wowe ndetse na bagenzi bawe mwabyakira mute? urumva utanga igitekerezo ntabwo ari ugishyira mu bikorwa, aho utanga igitekerezo ariko haba hari inzego zishinzwe kubishyira mu bikorwa. rero njye natanze ibitekerezo nk'uko mbibona kandi nkabona ko byagira icyo byubaka muri sosiyete. rero ariko ababishyira mu bikorwa ubwo ngubwo n'abari mu nzego z'ubuyobozi babikoze bakabishyira mu bikorwa, urumva ko byanshimisha, ariko batanabishyize mu bikorwa ubwo nabwo baba bafite indi mpamvu yatumye batabikora, nabyo ndumva kandi nabwo ni amahoro nta kibazo. hari umwe watanze komantere arabaza ati ese ko Fred ari umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR kandi akaba amazemo igihe, atakaba ntekereza ko azi neza inzira yanyuramo kugira ngo ageze igitekerezo cye ku madini n'amatorero yashatse kuvuga, kuki yahisemo gukoresha uburyo bw'itangazamakuru adakoresheje ubwo buryo bundi? aho ndibaza ko byaba mu buryo bw'amahitamo y'umuntu, kandi cyane burya iyo umuntu avugiye ibitekerezo bye mu itangazamakuru birushaho kugera kure, kandi utagize uwo usenya ngo usenye ibyo yakoze cyangwa ubirwanye, ntekereza ko nta kibazo kirimo. kibi nuko naba ndi kurwanya ibyo bakoze cyangwa ndi gukora ibitari byo, ariko kuba ari ibitekerezo natanga ndibaza ko mbyemerewe, nta kosa nakaze, nta n'inka naciye amabere, rwose ni ibitekerezo nk'uko n'undi yagira ibitekerezo akabitanga, uburyo wabona ibintu byagenda, ariko n'uwabicisha mu nzego zo ko wagenda ukabibwira abo mu itorero nabyo simbyanze, nabyo ni byiza, ariko uburyo umuntu afite ahantu henshi yatangiramo ibitekerezo. rero numva namubwira ko nibwo buryo navuga bwambangukiye, nahise numva bumbangukiye, ariko n'ubwo ngubwo nabwo ni uburyo nabwo bwakoreshwa, ariko ntabwo aribwo nakoresheje. hanyuma wenda dukomereje ku cya kabiri, aho wavuze ubukwe bwo mu rusengero, bwana Mukozimana Fred aho washatse kuvuga iki? ntabwo nari numvise neza. dukomereje kuri iki cya kabiri kivuga ngo ubukwe bwo mu rusengero, ahangaha washatse kuvuga iki? kuri icyo kintu cy'ubukwe bwo mu rusengero, nagendeye muri ibi bihe turimo bya korona, urabona ko hari nk'abantu bari barakoze dote cyangwa barasabye umugeni baramubahaye, baragiye no mu murenge, noneho biriya bihe bya korona bikaba mariage mu rusengero itaraba, bigatuma umukwe atabana n'umugeni we, kandi iyo ari imigenzo y'idini yagiyeho, kuko natangiye nkubwira ko hari imigenzo y'amadini akabona amahame ya Bibiliya. ugiye kureba uburyo ubukwe bwagiye buba, byatangiriye muri Roman Empire, nibwo imigenzo yo kusezeranira mu rusengero byatangiye. rero ni imigenzo amadini yashyizeho ariko bitari muri Bibiliya, kuko Bibiliya ahantu ubukwe dusangamo tugenda tubonamo uburyo Isaka yashyingiranywe na Rebeka,
ntabwo bigeze bajya mu rusengero. Uburyo Yakobo yabanye na Rasheli na Leya ntibigeze bajya mu rusengero. Yewe twajya no mu isezerano rishya, ubukwe Yesu yatashye bw'i Kana ntabwo bwari mu rusengero, bwari ubukwe bujyanye n'umuco. Rero ntabwo mvuze ngo ubukwe buveho bwo mu rusengero cyangwa ndaburwanyije, oya, ahubwo ubukwe bwo mu rusengero bubeho, nibyo nagaragazaga. Ariko nkavuga nanone, ariko umuntu bitewe wenda na budget y'ukuntu imeze mu mufuka uko ameze, kuba atagiye mu rusengero ntibifatwe nk'aho yakoze icyaha, kuko rimwe na rimwe uzasanga umuntu utagiye gusezerana mu rusengero, umushumba we ngo amusezeranye, bifatwa nk'aho hanze abavuga ngo aba yishingiye, ugasanga bamwise andi mazina nashaka kuvugira hano. So rero nibaza nicyo nagaragazaga, nicyo gitekerezo nagaragazaga, ndi kwifuza ko habaho wenda mu babishinzwe bayoboye, ku buryo bazabiganiraho bakabyigaho, nimba babona ibyo bitekerezo natanze ari cyo byafasha sosiyete, ku buryo ubwo bukwe bitaba nk'itegeko, kuko hari ukuntu imigenzo imara igihe kinini ikamera nk'amahame ya Bibiliya. Urumva kuvuka ugasanga byari biriho nyogokuru yabisanze, urumva bigeraho bigafatwa nk'amahame ya Bibiliya kandi ari imigenzo abantu bashyizeho. So rero imigenzo abantu bashyizeho natangiye nkubwira ko ishobora guhinduka, umuntu akaba yayihindura. Rero nashaka kugira ngo habaho korohereza abantu, wumva akoze dote na civile bikaba birarangiye, ntihabeho urubanza rundi kuko kinga atagiye mu rusengero. Yashakaga hamagara umushumba we akaza akamusanga muri dote, akabasengera umugisha akawubahesha, ntacyo bitwaye. Ariko kuvuga ko utagiye mu rusengero aba akoze icyaha, aho ndibaza ko atari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma wenda tukiri kuri iki ngiki n'umukozi w'Imana, wowe uvuga iki ku bantu bavuga ko inkwano ari ngombwa, abandi bakavuga yuko atari ngombwa? Ese hari aho bihurira n'ijambo ry'Imana? Buriya ijambo ry'Imana ryubaha imico y'ibihugu, kuko buri gihugu kiba gifite umuco wacyo, gifite uko kibayeho. Rero ni byiza kubaha umuco w'igihugu, kuko muri bimwe biranga ubumuntu, biranga wowe, biranga igihugu, uba muntu mu muco wacyo. Kandi nimba ariho ubutunzi bukomeye igihugu kigira, habamo n'umuco, kuko buryo igihugu cyatakaje umuco kiba gitakaje umwimerere w'igihugu, kuko burya nta gihugu gisa n'ikindi, igihugu kiba kiri ukwacyo. Rero nimba igihugu urimo hari umuco runaka, uwo muco ugomba kubahwa, kuko ni bimwe mu bintu biranga icyo gihugu nk'uko nari mbivuze. Rero ku muntu watandukira ntabikore, nibaza ko yaba atandukiriye, yaba atatiriye igihango cy'umuco w'igihugu yaba abarizwamo. Hanyuma reka wenda tugere ku cya gatatu, aho duza kudasobanukirwa neza turagaruka. Wavuze ko gutanga igaburo ryera ngo hari abo bigenewe, aha washatse kuvuga iki? Aho ngaho nabyo nk'uko natangiye mbivuga, byari biturutse muri ibi bihe turimo bya corona. Urabona insengero zimaze amezi hafi 3 zikinze, kandi urabona mu tegeko Yesu aduhaye yaratubwiye ati mujye mujya ku igaburo mubikore munyibuka. Urumva amezi 3 arashize ntekereza ko abantu batajya ku igaburo. So byatumye rero ntekereza ndavuga nari ku bundi ko Yesu avuga ngo tujye tumwibuka, atigeze avuga ngo runaka niwe uzaba biyoboye, cyangwa hari umuhuza ugomba gutuma igaburo ritambuka. We yavuze ati mujye munyibuka. So rero ni bya bintu rero by'imigenzo y'amadini, ko byafashwe nk'amahame, ukumva yuko igaburo umuyobozi runaka atabonetse, umushumba runaka ko igaburo ritatambuka. Ariko ntabwo ariko Bibiliya bigaragaza ko tugomba guhora twibuka Yesu Kristo. Rero utumye nibaza buso nk'ubu
nk'aya mezi 3 tumaze insengero zikinze, ubwo twakomeza tukabaho ubuzima butibuka Yesu Kristo ibyo yadutegetse, aho ni ikibazo nanjye nibaza. So ni muri urwo rwego rero natanze ibyo bitekerezo nshaka kugira ngo ayo migenzo habaho kuba babyigaho ababishinzwe, ku buryo ya mahame aba ariyo ab'imbere hano n'amahame y'amadini n'amatorero noneho yoze akurikira amahame y'ijambo ry'Imana, kuko amahame y'ijambo ry'Imana niyo agomba kubanza. hanyuma wenda nkawe nk'umwe mu bavugabutumwa basobanukiwe cyangwa se bamenye icyo wakwita kuri wowe kijyanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga ko bakwiye kujya basangira igaburo ryera mu rwego rwo kwibuka Kristo, ese hari icyo waba warashoboye gukora kugira ngo nkawe nk'umuvugabutumwa ugire igaburo ryiza cyangwa se ubashe kurya iryo gaburo cyangwa iryo funguro ryera utarindiriye igihe amadini n'amatorero azafungurira? wenda se ndibugire icyo ndibuvugaho kinini kuri icyo kibazo mbajije, ariko ndakubwira uko mbyumva, ariko uraza kwihangana se kubire ngo narabikoze cyangwa se nabikoze. Ariko ubundi ukurikije Bibiliya itwemera yuko ifunguro ryera ubundi Kristo ntago Yesu tumwibuka muri rimwe mu kwezi, ntiyigeze ashyiraho igihe cyo kumwibuka ngo tuvuge ngo ni rimwe mu kwezi cyangwa ngo rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu mezi 3. Ibyo ntabyo yigeze avuga, gusa tumujye mubikora munyibuka. Rero icyo nicyo njye mpagazeho, aricyo Bibiliya ivuga, ariko kuri icyo warombajije urihangana ntacyo ndi bugitangazaho. hanyuma reka dukomereze ku cya kane, mwavuze ngo kwaturira ibyaha mu rusengero cyangwa se kwaturirana ibyaha mu rusengero. aho washatse kuvuga ko abantu badakwiriye kwaturira ibyaha mu rusengero? Icyo ni ikintu nakuze nibaza kuva nkimara gukizwa. Nakijijwe muri 2002 ishyira 2003. Icyo gihe rero kwaturirana mu rusengero cyari ikintu ubona gifatwa nka kimwe mu migenzo y'idini ikomeye cyane, ku buryo wumvaga utagize umuntu waturiye uko utababariwe. Noneho bituma nibaza ese umuntu abaye ari ahantu, kuko icyo gihe urumva agomba kwaturira umukristo mugenzi wawe kandi muhuje uko kwizera, ariko nabyita. So rero nza kwibaza ese umuntu abaye ari ahantu bitakunda yuko ari kumwe n'uwo muntu ngo amubone mwaturire, ese uwo muntu yabura ijuru kuko yabuze umuntu yaturira? Bituma rero mbyibazaho cyane. So rero icyanditswe abantu bagenderagaho cyane nishyira cyo muri Yakobo bavuga ngo mwaturirane ibyaha kugira ngo mubone uko mukira, ariko ni icyanditswe abantu basobanuye mu buryo butari byo, kuko gukira Yakobo yavuze ntabwo ari ukubabarirwa ibyaha, ntiyavuze ngo mwaturirane ibyaha mubone kubabarirwa, yavuze gukira. Ni ukuvuga ngo niba nje nkagutwara iki kintu cyawe nkakiguhuguza, ngomba kuza nkagusaba imbabazi, kuko mba nateye intambwe ya mbere nkasaba Imana imbabazi. Imana ubwo twarangizanyije nayo twakiranutse, ariko nubwo nakiranutse n'Imana, ariko wa muntu natwariye ikintu aracyanshyiraho urubanza, nta nubwo imibanire yacu imeze neza. Niyo mpamvu rero Yakobo avuga ati nimwaturirane mubwirane ibyo byaha byanyu, ugende umusabe imbabazi, mubiganireho akubabarire mubone gukira. Rero niyo interpretation ntekereza ko yafashwe mu bundi buryo bwo bakumva ko nimba umuntu yakoze icyaha runaka agomba kugenda akareba umuntu abyaturira. Rero sinibaza ko byaba ari byo. So ni rero ni mu bimwe mu bitekerezo nyine nashyize hanze kugira ngo abayobozi b'amadini n'amatorero wenda ibyo bintu byaba bireba babe bari mu buryo babitekerezaho nimba ari ngombwa ko byakosorwa, kuko ntabwo kujya kubabarirwa kwanjye bigomba kubanza kunyura ku wundi muntu, kuko Yesu ikintu yakoze ku musaraba ni kimwe kandi gikomeye cyari cyarananiye abandi. Bibiliya iravuga ngo amaraso ya Yesu ni yonyine abasha kwezaho umuntu ibyaha bye. Rero kujya kuba nakubwira ibyaha byanjye nta kintu biri bugufashe. Iyo nzira ntekereza ko yaba ari sansenike, niko nabyita, ni sansenike.
hanyuma Fred tukiri aha ngaha hari ukuntu usanga mu madini n'amatorero bavuga bati niba umuntu aguye mu cyaha cy'ubusambanyi uko azasaba Imana imbabazi kose ntabwo azamubabarira atabyaturiye itorero ngo avuge ko yasambanye ku buryo ahise abyaturira uwo bamaze kubikorana ngo nta mbabazi z'Imana bashobora kubona. Icyo cyo kibona gute? Ibyo nabyo mbifata muri ya migenzo y'amadini ni za porogaramu z'amadini yaba yarashyizeho. Gusa ariko kimwe nabivugaho hari umuntu kuko hari icyaha kiba cyabaye public, icyaha kiba cyabaye public bikamenyekana, aho ngewe nshyigikira yuko nanone gusaba imbabazi kwacu bigomba kujya muri public kugira ngo urumva uba wabanje kwikiranura n'Imana ariko sosiyete hari ukuntu iba igufata mu bundi buryo. So rero iyo ubishyize muri public bigaragarira public yuko cya kintu wakiha. None icyo cyo kuba wumva ko umuntu kubabarirwa ari uko ubanga kumushyira imbere y'itorero ni ya migenzo y'idini, kuko ntago kumushyira imbere y'abantu ibyo bituma babarirwa, ahubwo gusaba imbabazi kwe Yesu no kwemera icyaha yakoze imbere y'Imana ibyo nibyo bimuhesha imbabazi. Naho ibyo bindi byo ni imigenzo y'amatorero n'amadini, nuko nabivuga mu ncamake. Wenda tukiri aho ngaho kugira ngo tukiveho, hari uburyo usanga cyane cyane wenda bikunda kuboneka mu matorero y'abapantekote, aho usanga abavugishwa cyangwa se abahanuzi bashinja abantu kwihana ku ngufu, donc mu buryo busa nka terrorisme, nko kubatera ubwoba, nutihana urakora impanuka, urapfa, uragira gute. Icyo cyo ukivugaho iki ko usanga abantu benshi batacyumvikanaho neza? Ubundi kwihana ni igikorwa umutima umuntu agomba kubuganira n'umutima we, hatabayeho iterabwoba cyangwa undi muntu gushyiraho igitutu, kuko wenda ntabwo urugero rumwe ari umwana ngo umubyeyi we yaramubwiye ngo nicare hasi, umwana abanza kubyanga, aramubwira ati icara hasi, yanga kubyanga, aticara hasi, yanga kubyanga, amaherezo umwana aricara. Amaze kwicara ariko ngabwira papa ati nubwo nicaye ariko umutima urahagaze. Rero urumva ushaka gushyiraho umuntu iterabwoba kugira ngo yihane, ukavuga uti ndi kubonamo abasambanyi hano, ndi kubonamo abajora, ndi kubonamo, akabikora kugira ngo nyine akwikiza agenda. Ariko urumva icyo gihe ntabwo hari ukwihana, kuko ijambo kwihana ni uguhindukira. Mu Kigiriki ubusobanuro bwo kwihana ni uguhindukira. Ni ukuvuga ngo kandi kwihana ntabwo ari amagambo, kwihana ni igikorwa kibera mu mutima, ahubwo amagambo agaragaza icyabereye mu mutima. Abantu benshi rero bakunda kwibeshya ko kwihana ari ukubyatura. Hoya, kwihana ni igikorwa ukorera mu mutima cyo kumenya icyo wakoze ko kitahesheje Imana icyubahiro, none ukabyatoza akanwa. Rero kuba umuntu yakwifatira umuntu ku gakano rwose akamubwira ngo niyihane, ibyo ntabwo ari byo rwose, kuko na Yesu ntabwo yize barabasohora hanze ngo niko Imana ijugunye umwanda. Ntabwo umuntu Imana yaremye ari umwanda. Izo ni za mvugo nazo zikenewe kuganirwaho, nazo zikareba uburyo zagororwa. Hanyuma hano kuri iki cya gatanu wavuze ngo amatora mu murimo w'Imana, wari washatse gusobanura iki? Ahanini uzajya kubona ubone hariho amatora mu murimo w'Imana mu matorero hirya no hino, ukabona harimo amatora, ukabona abantu barahagurutse bavuza imigabo n'imigambi ibyo bazakora, so ukabona harimo campaign rwose, ukabona harimo nko kwiyamamaza. So rero urebye mu byanditswe uko abantu bagiye bayobora umurimo w'Imana, uko bagiye basimburana abatubanjirije, ndavuga muri Bibiliya, ubona ko habagaho ko Imana ishyiraho umuntu, hakabaho nabyita kunoma, cyangwa urabona nka Mose yaragiye, Imana ihagurutsa Yosuwa, nta matora yabagaho, ahubwo habagaho gusengera uwo muntu ugiye gusigarana uwo murimo, noneho hakabaho confirmation y'Imana, Imana ikabyemeza ikagaprova. Ariko urumva iyo byatangiye kujya mu matora, icyo gihe ntabwo haba harimo kuyoborwa n'umwuka, ahubwo haba harimo kuyoborwa n'Imana zabagezaho, kuko baba batanze
ibyo bazakora muri iyo myaka azaba ayobora. So rero kimwe mu bintu byambabaje, reba abantu bari kwiyamamaza ari babiri, umwe ati ndashaka kuyobora itorero, undi ndashaka kuyobora, umwe agatsindwa. Bibaze kujya kubwira umwana wawe nawe n'umugore ngo natsinzwe kuyobora umurimo w'Imana, urumva ni ikintu kitari cyo rwose. Nta muntu watsindiwe kuyobora umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ntabwo twiyamamaza. Umurimo w'Imana, Imana igushyiraho. So rero ni kimwe mu bitekerezo nagaragazaga rero yuko byagira ipfundiko byakosorwa, hakabaho gusenga. Noneho intebe y'amatora rwose, intebe y'amatora abantu bajya muri kampeyini, kuko utunyura nk'uko nibuza no muri Bibiliya habagaho kwapuruva n'Imana, Imana akabaho kunama, Imana ikagushyiraho umushumba mukuru, akagira igihe cyo gusenga, Imana ikamuhishurira uzamusimbura, bityo bakayobora itorero. Nibwo buryo nifuza ko bazatekerezwaho. none wenda ko iyo urebye mu bihe bya kera cyangwa se mu bihe byo hambere wasangaga abantu bafite ubumwe, bafite n'urukundo, kandi bafite no kumva imvugo y'Imana mu buryo bw'ukuri bweruye, bitari byavangavanga nk'ubu ngubu bisigaye bigoranye gutandukanya abivugisha n'abavugishwa n'Imana. Ubwo nabyo nta kibazo byazateza biramutse byemewe nk'uko ubusabe bwawe buri? Impano y'ikirere Imana yatanze, habamo n'impano yo kugenzura imyuka. Rero nibaza ko iyo mpano ntabwo yasinziriye iracyari, habamo gukoresha iyo mpano, kuko Imana yarayitanze. Impamvu Imana yayitanze ntabwo ari igikoresho cyo gusinziriza mu kijya w'uruhumbu, ahubwo ni igikoresho cy'umurimo, kuko Imana iduhaniza idufasha mu murimo. So rero nibaza ko kandi nimba twemera ko Imana ivuga koko, twakagombye no kumenya yuko izo mpano Imana yazitanze. Rero ntabwo mbona n'ikibazo kuba habaho kuvangirwa wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane ko Imana iravuga kandi bamwemerera ko Imana ivuga. Hanyuma wenda reka dukomereza kuri iki cya gatandatu, wavuze ngo kubatiza bifite abo bigenewe. Ahangaha washatse kuvuga ko buri muntu wese yaba yemerewe kubatiza? Ntabwo ndi buvuga ngo ni buri muntu wese, ahubwo ndavuga buri muntu wese wizeye Kristo afite uburenganzira bwo kuba yabatiza. Ariko ugendeye kuri Bibiliya ntagendeye ku mahame y'itorero, kuko amahame y'itorero afite ababyemerera kuba aribo babikora. Ariko usomye Bibiliya mu byakozwe n'umunani 36 usanga uburyo Filipo yabatije ya mpone amaze kwiganiza, yigisha, imaze kwizera. Impone ni nayo rwose mwisabe kubatizwa, ntabwo ari Filipo yasabye ngo ayibatize. Aho impone yaramubita, ariko ari kubona amazi hafi aha kandi nkaba namaze kwizera, akifuza kubatizwa n'iki. Filipo arangije atemera arayibatiza. Nta n'imihango yindi ngo bazarya, bazanywa, ngo seremoni yoya, nta seremoni, ahubwo Yesu ayibatiza. So rero ntabwo kubatiza bifite ababyemerewe n'abatabyemerewe, gusa ariko mu migenzo y'idini ntabwo ababyemerewe. Niyo mpamvu nagaragaje ibitekerezo uburyo byakwigwaho nabyo, kuko urabona dufata urugero, urabona nk'ubu ngubu tumaze amezi 3 nk'uko nabikubwiye. Ubu ngubu abantu bari kwizera ubu ngubu, wenda nuko hariho n'ibihe by'uburwayi bwa korona, ariko se bibaye wenda ari ubundi buryo ariko abantu bashobora kuba babatizwa. Urumva umuntu ujya kumara amezi 3 cyangwa 6 atabatizwa kandi amazi ahari. Cyangwa urundi rugero narwo rwa hafi, ugiye mu gihugu cya kure, ubwirije abantu barakijijwe mu gihugu kitabamo ayo matorero n'amadini, abantu bizeye Kristo, uzareka kubabatiza ujya kubashakira pasiteri cyangwa undi muntu runaka kuza kubabatiza. So rero urumva ni imigenzo y'itorero, ariko ugendeye ku byanditswe kubatizwa na umuntu wese wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza yemerewe kuba umaze kwigisha umuntu akizera Kristo. Ntabwo bisaba kubanza kujya kumwigisha, iyo nayo ni imigenzo y'amadini. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo amaze kwizera rwose uwo munsi yakaraye abatijwe rwose. So rero nibyo bitekerezo nagaragaza. None wenda tukiri aho ngaho kugira ngo icyo gisobanuke neza,
ko hari igihe usanga umuntu yizeye Yesu Kristo akatuza akamenya ko Yesu ari umwami n'umukiza ariko bakanga kumubatiza bagendeye yuko atatsinze isuzumabumenyi baba bamuhaye. Icyo cyo kivugaho iki ndetse n'icyo kumaza abantu igihe kirekire umuntu atarabatizwa kandi yarizeye Yesu? ubundi rwose ikibazo waje n'ikibazo cyiza pe ndagikunze cyane. Ntabwo ubundi umuntu yizeye Kristo akagombye kujya mu isuzuma rwose, nta diplome zitangwa kugira ngo umuntu ajye kubatizwa, nta bizamini rwose ntabyo. Iyo ni ya migenzo twavuze y'amadini n'amatorero, ariko ubundi ugendeye ku byanditswe nta umuntu wizeye Kristo Yesu yavuze ngo mugende mubwirize amahanga yose ubutumwa bwiza, abazizera abazizera muzababatiza, navuze ngo abazizera muzabigisha mubashyire mu mahezana, abazizera muzababatiza. Ibyo byo ndabizi ko byagiye bibaho, umuntu agatsindwa ibibazo umuntu gutaha ngo yatsinzwe inyigisho z'umubatizo kandi yarizeye. Ntabwo ari byo gusa, ariko n'imigenzo iba yarashyizweho, ariko ugendeye ku cyanditswe umuntu wizeye Yesu Kristo ntaba agomba rwose kujya mu bizamini. Aha wenda ku cya karindwi tugana ku musozo w'ibyo twabahamagariye kugira ngo musobanurire abakunzi ba Hoziyana, nibutse abakunzi ba Hoziyana ko ibi byose tubikora kugira ngo ufite ikibazo cyangwa se icyo akeneye gusobanukirwa kurushaho abe yacyandika muri commentaire nk'uko mubitugaragariza, kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kibazo cyose waba ufite. Aho wavuze ku cya karindwi uravuga ngo gusezeranya ngo hari abo bigenewe. Aha washatse kuvuga iki mukozi w'Imana? Uzasanga gusezeranya hari umushinga runaka mukuru w'itorero ugomba gusezeranya, ariko gusezeranya kuko urumva ni isezerano riri hagati y'abantu babiri. Ikindi ni ukubasengerana, kuko nibaza ko n'umushumba w'itorero nta kindi akora uretse kubasengera no gushimangira iryo sezerano bagiranye akarihamya, nta kindi. So rero ibyo nabyo ntabwo byakagombye kuba bigira ngo uyu niyo runaka bakabikoze mu gihe atabonetse, ubukwe bukaba bwanahagarara kuko batabonetse. Ubundi isezerano ni irya babiri, ni nako biriho ubwa isezerano ni irya babiri, noneho rikabaho n'igihano cy'umuryango cyangwa isezerano ry'umuryango, imiryango kuba yarasabye umukobwa cyangwa bitewe n'imico runaka wenda mu bindi njya n'uko basaba abahungu, hakabaho gusaba hagati y'imiryango. Rero ibyo kuba gusezerana hari umuntu bigenewe bifata nabyo nk'imigenzo y'idini, kuko buri wese bijyanye n'imyizerere, nanone bijyanye n'uko yizera ugende gukurikiza ariko Bibiliya. Rero umuntu wese wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo muri icyo cyamubuza ko yasezeranya umuntu, ariko nanone mu bijyanye n'imigenzo y'idini ubwo nayo bifite uko yubatse ibintu. So rero nicyo nagaragazaga ko nk'umuntu ushobora kuba ari nk'abo baba ari abavugabutumwa runaka cyangwa n'undi muntu kuba wagenda ugasengera abantu bakundanye babyemeranyijwe, imiryango byemeranyijwe, ukabasengera ukabasabira umugisha ku Mana, nta kindi mbibonamo rwose. Uretse imigenzo y'idini ijyaho ikumira abandi ikabibemerera, ariko ugenda ku ijambo ry'Imana nabyo nagaragazaga yuko umuntu aba yabikoze rwose nta cyaha yaba akoze. Uko niko ngira ibyuma kandi mbibanye muri bindi. Aho ushatse kuvuga yuko nawe cyangwa se n'abandi bavugabutumwa bagenzi bawe uramutse uhamagawe n'umuntu ngo umusezeranye byemewe kuri wowe nta kibazo cyaba kibirimo? Ngiye mbifata nkurikije Bibiliya, umuntu akwiyambaje ati ngwino nsezeranye, wigishe ijambo ry'Imana, udusengere, uyobore gahunda zose ukurikije ijambo ry'Imana, nta cyaha ndi kubona. Gusa ariko n'ibigenda mu migenzo y'itorero urumva ubwo nabo ari inzego zibikurikirana, urumva zagukurikirana mu bundi buryo, ariko ni bya bitekerezo nyine nashyize hanze. Kandi ibitekerezo biba ari ihame, umuntu atanga ibitekerezo abo babiri babona biri ngombwa bakabikora
babona bitari ngombwa gusa ariko niba ikibazo kiba gihari niba umuntu hari umuntu ushobora kuba yakora ikintu ukaba wakimuryoza kandi bibiliya ntacyo kivugaho kandi witwa ko uyoborwa na bibiliya ntihari nyine hagomba kuba abantu babirebaho nabyo bikaba byagira umurongo byageraho. Kuri wowe rero ntabwo wemeranya cyangwa se ntiwemeranya nuko titire ari isezeranya ahubwo wumva ko umukozi w'Imana wese abyemerewe kuba yasezeranya ubukwe? Ntabwo titire rwose titire ntaho bihuriye no gusezeranya abantu kuko ikintu gikomeye akaba ari isezerano rya babiri buriya ntabwo nimba bemeranyije wo kuzabana ikintu gisigaye kintu bakora n'ikiri ubasezeranya bo barasezeranye deja ntabwo ari basezeranye n'iryo jambo bo basezeranye ko ntabwo ari basezeranye bo barasezeranye bo barumvikanye ibyo bazabana bo icyo akora n'ikintu kubasengera kozabira umugisha baba barabirangije hagati yabo. nabo rero mbese ubushatse kuvuga ngo isezerano ry'umukobwa n'umusore cyangwa se umukwe n'umugeni niryo mu ijuru baha agaciro cyane kuruta icyo pasiteri akoze. wenda se niba mu ijuru ryo baha agaciro cyane ariko nyegende ku byanditswe ikintu rwose usanga muri bibiliya ni isezerano rya babiri kandi ukagenda imiryango ibiri akabaho gusaba ntutwarire umuntu w'abandi utamusabye ibyo nabyo rwose urumva ni amahano rwose mba nabyita nk'ubujura rwose. rero ni ukuvuga habaho imiryango ihure iganire umuryango umwe usaba undi bemeranye imiryango yemeranyije se ukiri urundi rubanza n'ubuheho n'umuyobozi w'itorero imiryango itabyemeranyije se abasezeranye ati urumva se igikomeye atari isezerano ryo mu miryango kuko n'abasezeranyije imiryango itabyemeye baza kubimuryoza akaba ati nigute usezeranya abantu twe tutahaye uburenganzira. rero urumva igikomeye ni icy'imiryango yakoze buri iyo niryo sezerano rwose mu rusengero ni ukujya gusabira umugisha rwose nta sezerano riri mu rusengero ahubwo ni ukujya guhabwa umugisha. aha rero bishatse kumvikana ngo si na ngombwa kujya muri iriya nzu tubona yubatse nk'urusengero kuko ahantu hose haba urusengero wenda dukurikije uko benshi babivuga cyangwa babifata wanga ahangaha umukwe n'umugeni bamaze guhuza n'imiryango ikabyemera bakicara bagahamagara umukozi w'Imana uwo ari we wese kuko twabonye ko titire atari ibikora yaza akabahesha umugisha bakabana byemewe mu isi no mu ijuru. none se reka izi nyubako zije vuba zitwite insengero none se mbere zitaraza byagendaga gute bigomba kukibaza zitaraza byagendaga gute imiryango niyo abantu muri kimwe mu binyamakuru bavuga ngo murane mu kuki ibiri byitambura ubukwe bwera ntabwo bukwe bwera kuko bwabereye mu rusengero ahubwo ubukwe bwera kuko bwubahirije amahame y'ijambo ry'Imana. rero inzu bose zitandukanye n'isezerano rwose gusa y'uruganda rw'amatafari rutabaho byari kugenda bite. hanyuma Fred nyuma y'uko izi nkuru cyangwa se ibi bitekerezo byawe bimaze gusohoka hanze abantu batari kwemeranya nawe birashoboka ko hari abagaragaye bagupinze cyangwa se hari n'abagusapotinze bakabyemera bakavuga ati ibyo bintu natwe niko twabyumvaga. ni ubuhe butumwa wagenera abantu batemeye iki gitekerezo ese ku bantu wenda nabo batanze ibitekerezo byabo ariko batemera ibyo wavuze ndetse bikagaragara nko gusuzugura igitekerezo watanze, ni ubuhe butumwa ubagenera? ubutumwa nabagenera ubundi nta na rimwe umuntu ashobora kugira igitekerezo abantu bose bakumva ijana ku ijana ntabwo bibaho. n'Imana ubwayo ariyo yaregeje isi ntabwo abantu bose bayumva kimwe. hari abavuga ko ibaho hari n'abavuga ko itabaho. rero ntabwo ari njye kurusha imbaraga Imana rwose. urumva buri muntu wese aba afite uko abona ibintu n'uko abyumva gusa ariko icy'ingenzi ni ukubaha ibitekerezo by'umuntu aho kugira ngo usenye icy'umuntu aho weza n'ibyo arawe kuko burya kugira ngo ugende usenye ibyo navuze icyo gihe rwose uri kwangiza imbaraga zawe ku busa ahubwo wowe utanga ibitekerezo byawe
mu gihe natanze ibyanjye natanga ibyanjye noneho rero habeho kuzuzanya mu bitekerezo hatabayeho guhangana mu bitekerezo. murakoze cyane umukozi w'Imana, reka tubashimire kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza guharanira umucyo mwe mubona nk'ukuri cyangwa mwita ukuri, kandi murushaho gukomeza gutanga ibitekerezo byanyu. Birashoboka ko hari icyo bizahindura muri sosiyete. ndabashimiye cyane namwe ku kuntumira kugira ngo tugirane ikiganiro. Imana ikomeze imigisha. Murakoze cyane Fred. murakoze cyane. Inshuti bakunze ba Hoziyana, rero uko mumaze kubyumva, wari umuvugabutumwa bwiza ubarizwa mu itorero rya ADEPR Kalisa Fred, nk'uko amaje kubivuga. Amaje kuvuga ibitekerezo birindwi yatambukije cyangwa se yatanze, avuga yuko bikwiriye guhinduka by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko yakomeje abishimangira. Yavuze rero mu bintu birindwi, yavuze kwita abantu abanyagice ko ari ikintu gikwiriye guhinduka. Icya kabiri avuga ko ubukwe bwo mu rusengero nabwo bukwiriye kwigwaho. Avuga kandi gutanga igaburo ryera ko atari ibintu bigenewe bamwe na bamwe. Avuga ko kwaturirana ibyaha mu rusengero. Avuga amatora mu murimo w'Imana, kubatiza ko bifite abo bigenewe. Avuga kandi gusezeranya ko nabyo bifite abo bigenewe. Ibi byose ni ibintu abona bikwiriye guhinduka kandi umukuri we atemera. Birashoboka ko nawe ufite ukundi ubyumva. Duhe komantere hasi, uduhe igitekerezo cyawe nawe uko ubitekereza, hanyuma abandi turushaho kugenda tubisangira. Reka rero tugane ku musozo ubashimira, kandi nkwibutsa gukora subscribe kuri Hoziyana TV, TV yawe ikwegereye kugira ngo ikubere aho utari. Turakeneranye, we all need each other. Rero reka mbifurize gukomeza kugira amahoro kandi no gukora like ndetse na share kuri bagenzi bawe kugira ngo dufatanye gusangira ibyiza Hoziyana TV idutegurira. Murakoze.